hari umuntu ushobora kwibaza se ufite imyaka ingahe ubu nyine ufite imyaka ingahe Mutawa? Okay, ntabwo ari myinshi, ni muri 20 20 ni 2 se basi cyangwa ni 3? ni nk'itanu guke. 25. Na Mutawara gushaka uzashaka ryari? Ndabizi ni ukuri plan zose ubu ngubu none umuntu washirati nyine nuko uzana ibintu byinshi mu mutwe utazopasuka. Urango nzane bintu nzane byo gushaka zigire gute? Ibintu biri no muri Kenya. Ibintu ntabwo byoroshye papa, ntabwo byoroshye. Kugira ngo uzobone icyo gaburira umugore uragira ngo umutera inda abyare wa mwana umuhangane nawe kugeza abaye umuntu w'umugabo. Atari man. Iyo zari ngo kubone nimara gusheko ku mugongo. Cyangwa ngo ukikire. Mvuga ati uyu muntu nubwo ari umugabo ariko ndamushyira ku bibiri nimara bibliye nimara mvuga ati umuntu akoze ikintu kitarabaho. Naho umunezero urarenze uko bivuze. Zimutse nizere ko mumeze neza cyane aho murere batse hirya no hino impande zitandukanye badema kurikana ibiganiro byacu kuri Mutware Bienvenue. Twonge kandi twagarutse mwongere kandi muduhereze ikaze mutwishimire muturebe mudukunde niko bimeze kabisa, nubwo nije nyine hano ariko mugenzi wanje nawe arahari kabisa. Soon tuzagarukana kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Dusuje inshuti zacu, inshuti z'umuryango wacu, nizere ko aho muri namwe muri amahoro. So uyu munsi hano rero nagize ngo duhamagare umuntu twabonye kuri Instagram, turamukunda cyane, tubona ibikorwa byiwe. Uyu munsi ndagira ngo mutungure muhamagare tuvugane twumva amakuru yiwe. Bamwita yitwa Mutawara. Akunda gukora utuvideo kuri Instagram na YouTube. So uyu munsi niyo tugiye guhamagara kugira ngo tumubaze amakuru yiwe, twumve ko ameze, twumve ko atwitaba, tumubaze ko yatangiye gukora bino bintu ukuntu byaje. Tugire Imana twitabe kabisa, sinzi ko ari available. Connection ngaho uzo kutugora ariko hopefully ko ari bwitabe kabisa. Man, naho ubundi twari dukomeye, twari tumeze fresh, ibintu n'uburyohe kabisa. We thank God. Komera cyane, komera. Na mahoro Mutawara. Amahoro. Ni wowe turi kuvugana? Amakuru ni meza. Urakomeye? Nakomeye gusa. Numva ari byiza cyane. Watumenye se? Oya? Nibaga ngo kwibwira ngo ngubuga. Niba usa no kugenda. Ngene byose n'ugenda gahoro. Urabona ujanye umuntu gahutute. Atushe umuntu mikashaka. Oya birumvikana kabisa. Ntabwo uri mu kazi se? Ntabwo nagenda kandi sinagenda uyu munsi ndi muri goto. Ufite ofu? Ngeze ndagenda nakora mbe nicariye mu rugo tutuje. Kudakora byagenze gute? Wabaye umunebwe? Nakorerwa turarusha batwega abanyafrika barimo. Turarusha. Murusha gute? Wakiri kare. Ubuze igihe twatangiriye wa muntu. Ndabizi. Twatangiriye Afrika yacu n'intara naho ngubu ntabwo yoroshye.
birumvikana kabisa. None iyo profile uri kubona nta hantu uzuyibona PPP. ndabizi mutware ndabizi no kuri we no kuri none shuko ko ntubona arayunye ariko sinabyita ntibabyitaho. Ndumva ari sawa cyane kabisa. Njye banyita Mutware Bienvenue, ntuye muri Amerika, ndi umupapa, ndubatse, mfite umudamu n'umwana, nkaba umu-YouTuber, umufotogarafe. Nkunda kugukurikirana cyane, niyo mpamvu nguhamagaye. Ndagukurikirana cyane kuri Instagram, rimwe na rimwe iyo mbonye n'akanya nkareba kuri YouTube. Abantu courage kabisa. Yeah. Ngare naho tubarizwa mama kugerageza nyine mama kugerageza n'amahirwe azava. Yego natwe niho tukibitanga tubagira amezi menshi tugerageza ngo turebe ko hari icyo hinduka nyine ubuzima bugahinduka rimwe na rimwe. Yeah man. noneho twabigenza ari gutyo gusa ine wacu uko bimeze. urabona cyane ko mu Rwanda bakoresha Instagram. Yeah. Okay, Instagram mu Rwanda bakurikirana pe. Ariko kugira ngo ubone aho wikwinjiriza amafaranga bisabaga ko ugomba gukoresha na YouTube. n'abari no dutuye muri hano muri Kenya baba bari muri shughuli zabo kugira ngo babwire ngo ngani mukurikirane muri ibi muri ibi. Bikanga. Ujya ugashyiraho amavideo yawe ntagende. Ngare nyibwira urubatse ntago wubatse Mutawara. Jewe ndacyari umugaragu ndacyari umusabati. Uracyari ingaragu? None urateganya kubikora ryari? Ndabizi no kuri suko kose kwa kugira ngo ni gutenye no ngo bizimanye ne kugira ngo abantu gabiyoga ishaka kumusamburiza ni kwamura ngo uzambere ka sponsor. Navuga ngo umwirukanye mu nasakane kuvugana nawe. Ndumva ari hatari kabisa. None kuva watangira bino bintu byawe byaje gute ngamba nkunganiriza ukuntu byaje. Anyway, nabwiye ko ndi umu-YouTuber n'ubu ngubu naje ndi gukora video kuri YouTube yanje. Ubwo rero numvishe nakuganiriza nyine nkumva ukuntu byatangiwe, mbona ubikora neza. Wenda n'abantu badukurikiranye bahite banabyumva nyine binagere na kurerega buriya nuko bitangira. Oya hariya twagende gahoro nyine bisa ngaho bidafite ko na ruguru. Kandi ntaho tutarashinze kuyimeraho. Ariko ikibazo abantu bagira nyine wasanga ufite impano zitandukanye ariko umuntu uri inyuma yawe ntawe ari. Sibya bindi se nakubwiye uragerageza ugasohora video nziza yawe tikurikirana kubera yuko nta bushobozi ufite kandi kujya bavuze ati wariye n'uzi ukomeza kujya no kuvuga ngo ufite amafaranga n'uzi ukomeza nyine kubikora neza. Ntwana no kuyoza kuba afite nk'amafaranga ku rugero n'amezi abiri kera bikaba biragurutse cyane. Ariko kuko baziga kuko nta kintu umuntu aba yifitiye barebe ngo zanze barebe iki bakama baguca amazi nyine. Ariko hano iwacu niko batangiye gahoro ariko naho tugeze ntare bijyaho. aho tugeze kabisa ntare bijyaho bizagenda biza gahoro kandi twabitangiye nyine bisa ngaho ari ngabo
burage nyine ariko birakunda. Ufite timu mukorana cyangwa ni wowe wenyine gusa ubikora gutyo gusa? Ni jewe nyine kubera yuko ubonaga nabo akeneye amafaranga. Ukinisha umuntu w'abandi cyangwa ari umukobwa ari umuhungu ubone mara ngo mubwira ngo ngaho bye. Adisote baki make a bag. Ndikinisha nyine mbese ngashaka kamera imbere yanjye ngakora ibyo nkora hanyuma ngapostinga. Ni muri ubwo buryo nyine nimbigire kwa amahego bikanakunda na mahoro n'ibitanakunda gano kuba nonse ugira gute. Bizakunda Mutabara, bizakunda kabisa. Ibintu byose nuko bitangira kugira ngo arega nta mwana uzuvuka ngo yambaye irukanga. Imbere yacu hari imisozi kweli. Nabonye no kuzamuka etage ndabate se uzagerayo. Kandi ikindi kigutangaza umuntu ari gihe uzubwira umuntu ngo ngaho kora subscribe bakakubwira. Mumbeza amasena yawe ndaza kubigukorera. Bamubwira ubwa kabiri. Bamubwira ubwa kabiri nko kumuhatanya akavuga ati ari nkayo kubwira ati se ushaka iki. Gukora subscribe gusa atari no kuvuga ngo nuko kinga nyine ama video yawe gukora ko subscribe. Twebwe ne dufite ni sinza bimenya niba ari ibibazo by'iki niba ari ngiga bitekerezo niba ari umuntu akoye ati ngaho nkora subscribe ariko kugira ngo yikure n'ikindi kibazo. Ibaze uko akangira iki? Satani nyine kugira ngo ni gute akora ngo ari ikindi kindi zikora. Ariko leba ari kibana yakugayanyirijeho niba ari cyo bizacamwe nyine bizaraba bikimwe muri ubwo bucyo. Noneho ama challenges wahuye nayo gitangira nayahe Mutabara? Wenda nakindi kubera yuko twagiye dukorana n'ibintu kabatanye bitewe nuko nabonagamo mpambiziriza cyangwa babandiramwo. Nje mbona ko natangiye kera dukorana n'abantu bakampa amafaranga makeya bakampa amafaranga abenshi bakambwira ati se dukorana n'abariya wagiye bakora ibyabo. Rimwe ndaroha ndabihora nabo ngira igihe kirekire udakora. Ejo mundi ndakora hazuka iki kintu ngo cya Instagram. Ama video nyine ko ndabona video kabisa yanje kurebwa kabisa niyo yanampaye na courage. Ari kamwe n'imbaraga bonne cyanga igaza eto ijage n'ikoma. Kara kakurikiranywe gusa karibu 182 ariko gakumbaga no kuri Instagram ugana bari kuri YouTube. Kuri Instagram. Kuri Instagram kabisa wanda bakunda kukurikirana nyuma yago tukomeza kumenyera cyo muri ubwo buryo. Ariko tumaze gushyira ama video menshi n'ubu turakomeje nta gusubira inyuma mugane wavuga nyine. Nta gusubira inyuma. Nta gusubira inyuma niko ndakubwira nta uzumenya aho bintu biza. Bizabirangira nyine bizabirangira abantu bagushigikiye cyangwa bakakwihorera. Ibigo biri nyine. Oya bizacamo kabisa wowe ntugacika intego uzakomereza aho ngaho komeza uhatane kabisa nta wamenya nkuko wabivuze buriya imigisha izituruka ahantu hagiye atandukana. None se wowe muracikisha hagati utaramenya n'iherezo ngo nimara ngo bigendeke uvuga ngo ndananiwe. Kunanirwa ntibikabeho kabisa. Kunanirwa ni ikintu kibi cyane. None wowe ugerejeho se ibyo byanyu ibyo bigereye? Natwe biracara ngaho turacatugerageza. Kuri Instagram dufite 8,000 by'aba followers. YouTube mfite 16,000. Biri kuza kabisa. Biri kuza. Kuye tuze
mwebwe urabona ari no kuntu mwebwe muzamo zano abantu bavuga ngo arakuntu baze bagura ngo nimba ari amasaha ngo arakuntu usitanga amafaranga bakagura ukagura amasaha nyine kuri Instagram cyangwa kuri YouTube nyine ibo bagataje amavideo yawe bakayohereza ku bandi bantu ngo amasaha yihute vuba oya bizacamo kabisa. None ugikorana n'abandi bagwembaga amafaranga makeya, amafaranga menshi baguhembye nyine baguhembye ugikorana n'abandi yarangaye Mutawara? Yari makeya mu madolari, ugasanga $3, $2, $4, ugasanga none se $4 koreka mbivugaga gucyo mu mafaranga y'amanyakenya iyo dutuwe nka 400 ndagira ngo cyangwa 500 gucyo ku kwezi. Oya ku munsi niba unono gukuntu bayagiraga yaragendaga akankoreshaga hanyuma iwe akama tuvuge ngo niba amasabe akamafata nk'amavideo nari kizizi akamagenda akamafata nk'amavideo katandatu tuvuge ucike akamabwira ko duce ko dutandatu dupaze akavuga ati aya 300 ngomba kuyaza mu musaruro. Ubwo 300 y'amanyakenya 300 y'amanyakenya ni $2 yani $2 zahi wanyu namwe ni kaunta ni faranga ariko ni keje neza sindi uhereza umwana akanda kugura nimba ari imbombo cyangwa akazifata amaso akazicagura nabi. Aya birumvikana nuko ariko ugiye kigeze nyine ibintu bigenda bifunguka ariko nabo ndabashimira ko bagiye bafungurira nyine itekerezo nubwo bampeza gubusa ariko byarangiye nyine naje fungutse nyine mutwe. Nukuvuga ngo nawe utegereje ibyawe bizatangira ibyari faranga bizani faranga nukuvuga ngo namahirwe niko nakubwiye hariya nkoresha Instagram na Facebook na TikTok na Insta na YouTube nkora namba ukwendagira ngo yaho na Twitter ndagira ngo ndakoresha oya birumvikana kabisa. Nishimiye kuvugisha Mutawara, nje ndumufana wa cyane kuri Instagram. Mbona ufite impano zigiye zitandukana, ari ukuririmba no gukina nikiye wiyumvamo cyane? Byose ndangerageza nyine ngacanga nuko niko bibenje tugacanga hanyuma tukamenyaga ikirirwa amahirwe cyari cyo ariko nuko niko bibenje kabisa ariko no kumakugerageza buhoro ndumva ari byiza cyane kabisa. None wowe Mutawaraga ntago wanyibwiye ngo marega uribana uri jewe mba muri famille bana namukuru wanje no tubana hano muri Kenya. Ndumva ari sawa cyane. None se wa muntu we ese senze umugani ukuntu bakazaca umugani kera ngo wahuye n'umwami n'umuramukiriza senze ndagira ngo ngo rero narengezaga amahirwe gatuvuganye nabwo nubwo ntakuze ariko kandi gasimvuze ngo ubu ngubu igihe ntazi ariko nanone tugasabaga ko nubwo wageze igihe nyine ryo kumva amagakana no kumva zagize neza ibyo nabyo nicyo kintu cya mbere ngushimiye ko none ugakagira gatiga nubwo tutaziranye cyane ariko n'ubu kera twamenyanye kabisa. None kagira atiga mwokomezaga mukatujaga inyuma mu buryo bwo kudugocinga mu buryo amafaranga nuko umuntu abwiye uwundi muntu amafaranga mu by'ukuri sinakubeshya aragoye ikintu cyitwa amafaranga
yewe yikubwiye wundi muntu isakuriya mu byukuri turabizi muzamuyakura mu ahantu hatoroshe kandi natwe ubwacu bino twahaguruka bisaba amafaranga ntabwo bisaba amagambo cyangwa imikino cyangwa none gatukagera atiga niko nanevuze ati nubwo mutaziranye cyane ariko rimwe na rimwe niba mudutekereje ndamwe mukaza muvuga ati yewe ngawe giraga nawe utangiriraga tukazamukaga natwe tukazogiraga igihe gatuzagiraga nawe tugira kandi tukazobashimiraga mucha makeni nuko nabishakaga kubusaba ariko simvuze ati uyu mwanya gatwara tuvanye ngo uhite woheza amafaranga yanti bibaho kizatekereza nawe ukicara ugatekereza ukavuga ati uyu wacu ga ibyo yakora birasaba amafaranga none ga ni reka ndebe ko ari ikintu mukorera none ga ni muri ubwo buryo ga niko narivuze ga sinziga niba narivuze nabi oya nukuri ntago uvuze nabi nta kibazo kandi nyine nkuko waruvuze ngo wahure n'umwami n'uzumura mukiza uganiriye neza cyane urumva nanje ngifata umwanzuro wo kuvugisha ntabwo just kwara ukuvugisha gutyo gusa ngo nibirangiza birangirira aho ngaho ni courage nashatse kugutera kubera ko nabonye ibintu ukora ndagukunze kabisa mbona ibintu ni byiza nta nubwo wenda ariko ngo ni byiza ukundi nuko bigaragara ko ubikora ubikunze kandi ufite n'umwete kandi ukomereza aho ngaho niyo courage numva naguhereza buriya ndabizi ko nutagwisari nyine uzasarura byinshi cyane kandi zino mbuga urebwa n'abantu benshi batandukanye kandi bafite imitima itandukanye hari n'abandi wenda bagukunze batarabikubwira niba nije ubaye wa mbere simbizi none akazi kawe kashize gute Mutawara wakoraga iki wowe nuko nanavuga ati reka imbe nkurikira nk'ukwezi kumwe imbe ndeba ko byibuze noshyiramo imbaraga ndebe ko bino bintu bitazama nabyo uko wabiri ubundi ugiye kumara kumwicaye nimara agende ibyo gushaka ahantu hari amateleviziyo hari amatelefone ngende bwira abantu nyine bakora subscribe muri ubwo buryo uzi ugenda kuja kubashaka none se kurebera ngo hari ikintu cyo kugusanga aho wicaye oya nkeretse ari ibyago naho ibindi byose urabishakisha kabisa nuko rero nakagenda kagura abantu bamwe bakanyemerera abandi bakanga ni bwo buryo ngakoresha muri ubwo nyine nabonaga nk'abantu k'abatanu bazamura nyine amaviyuzi zikazamuka hari n'umuntu uzubwira gutyo yamara kukubwira gutyo yamara kwishyiramo wamara gusohoka akamayikura agakora subscribe ari subscribe ari telefone views TV gisi kandi bisaba ko ijya video igomba kugenda ikarangiza agakora subscribe agakora na views ariko uvuze abantu baragoye kubimperuka cyane ibaze nuko kandi kandi atanagira gutyo gusa ari ikintu naratekereje kandi kizamfasha kandi nimbona uburyo bizakunda urabona utarenze mwabwira n'abandi bantu twebwe gatwe dutuyana ari kundu ushobora kubona amafaranga ukabura kano kamashini nyine kameze nka computer kandi gakomeye kameze neza nyine apana bene twafiki hari igihe ugenda ugafata email zawe niba ari zine cyangwa zitanu ukaziplayingamo za video
hanyuma ni ukuvuga ngo urazirazaho bugaca mu gitondo, ni ukuvuga ngo urabikora amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe ajya amasaha 4,000 ukaba urayabonye. iyo ariko rero ako kamashini nako yasabaga ko ngomba gushakisha amafaranga mu bantu nyingaro bakavuga ariko ni nuko nyine twatwishyura kugira. none Mutawara gushaka uzashaka ryari? Abisi no kuri plan zose ubu ngubu none umuntu washira ati nyine nuko uzana ibintu byinshi mu mutwe utazopasuka. Kugira ngo nzane bintu nzane byo gushaka zigire gute ibintu biri no muri Kenya n'ibintu ntabwo byoroshye papa, ntabwo byoroshye. Kugira ngo uzobone icyo gaburira umugore uragira bucyo mutera inda abyare wa mwana uhangane nawe kugeza abaye umuntu w'umugabo. Atari mana. Nyatari. None kuva ugitangiye komanteri waba warakiriye ikakubabaza ni iyihe, haba ari kuri Instagram, TikTok na YouTube, ni iyihe Mutawara? Oya ni bisanzwe komanteri gari yego ari wowe bazavuga neza ari wowe n'abandi bakavuga nabi. Hari yego undi byitaho kandi ukamubashimira. Ukamubashimira kandi utabikunze. Ebana birumvikana kabisa. Noneho bano umunakira akagenda tazagaruka. Uzobuta andazagaruka neza, uzatakaza undi n'undi uzatakaza undi birangira byo bose ubagoro cyanyuma uzawireba wenyine kandi wawe utote unohinga wenyine. Ariko arige umuntu azamupfa guseruka hariya kuri mutandaka amakubwira ikijambo ugasa nkaho none uyu muntu ukiri ijambo bavuze imbere y'abandi bantu kundi gutu. Mutawa, ari umuntu ushobora kwibaza kibaza se ufite imyaka ingahe? Ubu nyine ufite imyaka ingahe Mutawa? Ntabwo ari myinshi, ni muri 20 na 20 ni 2 se basi cyangwa ni 3? Ni 5 gucye 25. Ndumva ari byiza cyane kandi nishimiye kukuvugisha Mutawara. Ubwo ngubwo ubaye nimba utabaye mukuru wanje ubaye muri umuna wanje, asigaye kuraje cyane ukomereza aho ngaho. Kuba twarakubonye tukakwishimira, tukabona ibikorwa byawe, tukabona amakuraje yawe, kandi natwe ari byo bintu dukora, ni ibintu byadushimishije cyane. So kubwizo mpamvu rero kubwo kugushigikira ndetse n'ukubwira ngo kuraje, ubu none ndakohereza amadolari 100. urakoze. Ubu none aha amadolari 100 kugira ngo agusapotinge kandi ngufungurira n'imiryango y'ibindi bintu byinshi bikomeye cyane ku buzima bwawe, n'ibindi byose utekereza ubona ko kubigeraho ndetse no gushoboka kwabyo bigoye. Iyo miryango kabisa ihita ifunguka ndetse n'ibintu byawe bikomeze bicemo bigende neza cyane kuruta ko ubitekereza. Nta kindi navuga kirenzeho. Ubundi uko waruvuze nta kindi kintu norenza. Urishimye, uragaye. Iyo mutagabuze icyo arenzaga nukuba urabona ikirenzeho. Nukuba ngo iyo byari bishatse ngo kubone nimara gusheko ku mugongo cyangwa ngo ukikire, mvuga ati uyu muntu nubwo ari umugabo ariko ndamushyira ku bibero, nimara pibriye nimara mvuga ati uyu muntu akoze ikintu kitarabaho. Naho
umunezero urarenze uko bivuze. Urabona muri ubwo buryo uko waravuze butyo kushigikira nibyo ubonaga ko muri uwo mwanya hari gifata nk'amezi nk'abiri ntakora akazi mane gahagurukira muri ibyo bintu nabyo nkabizamukanamwo kuko sinakora akazi gusa kandi gukora ibintu bya social media no mu mfuko nta kintu kibe kirimo ariko ikintu ukoze wewe iyo garushyotse ngo volume yo izamuke cyane irenge uzumve ko kumushimiye. Asante kabisa. Sinzi ko byumva ariko jeweho ndagushimiye birenze. Asante brother. Kandi ibintu bigiye kugenda neza, ibintu bigiye gufunguka, imiryango igiye gukinguka. Wowe gusa icyo nakubwira ukomereza aho ngaho, ukomeze ugire courage, ukomeze ugire umwete, ubikore kugeza igihe bizemerera kabisa uvuge ati wow. Aho ngaho niho tugiye gukora kandi ngiye gukora no kuvuga ngo twananu kiko waravuze guke nuko amenekera amezi abiri kamwe na pankora buri munsi kandi gakora n'imbaraga zose. No kuvuga ngo nubone $100 uzamara amezi abiri udakora. Amezi abiri nicaye hanyuma nampa gukira ibintu. Ayimana ishimwe kabisa. Asante cyane guhega nimero basi. Zana nimero uyishiraho ngaho kuri WhatsApp. Asigaye ibindi byo ndabyikorera kandi ibyo ngibyo mbikoze gusa kubwo gusupportinga ndetse n'umutima w'urukundo Mutawara. Keep it up man. Urakoze cyane mana bumugisha. Asante kabisa. Ngahe rero wewe igikurikiraho uze kumpereza nimero aho ngaho ya M-Pesa n'amazina yawe. Urakoze cyane. So guys, rero nuko nguko ibintu bimeze. Uno mugabo twaramubonye tumubona hano kuri zino mbuga nkoranyambaga. Abantu jewe ntago muzi kabisa, ntago muzi, ariko nkimubona naramwishimiye ndavuga ati bitewe n'uburyo ki ari gukora ibintu byiwe, mbona n'umuntu ufite courage, n'umuntu ushimishije kuko naramurebye aranshimisha, mbona karakora neza kandi wenda n'ibintu dukora muri no murimo wa social media n'ibintu bitabyoroshe guys. Kubona umuntu yakoze video akayishiraho ntabwo ari ibintu biba byoroshe. Rero kuba yarabishoboye akabikora muri rwego, niyo mpamvu twahisemo kumuhamagara tuvugane nawe dukomeze twishime. Numva ari umuntu ufite n'igipinde cya danger, rero niyo mpamvu tuzateka tumuremere kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. So ikiganiro cyacu cyari ico ngico, kandi mukomeze mukore subscribe kuri Mutware Bienvenue ndetse no kuri Instagram ngane mudukurikirane. Dufite ibintu byinshi turi gukora muri kino gihe, kandi nawe turakora subscribe. This is the right time, go do subscribe and we appreciate so much. Mbabwira ngo ushaka n'amafoto meza tahandi wayakura gana Ntwari Images mu birori byawe, live streaming, muri gahunda zawe z'amafoto twagufotora ibintu bikagenda neza cyane, amafoto meza. So wowe wadukurikiranye, wakurikiranye kino kiganiro twagirana na Mutawara, be blessed. Thank you.